Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hello, welcome back to Rubavu Real Estate YouTube channel. Ni buri mushya kanda subscribe ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Wibuke ku likinga, ukomantinge ku ma video ndetse unasharinge. Iyi tuba tubazaniye aya mamari tuba tubazaniye ajyagera no kubandi. Genda no kuzindi platforms udusanga udufollowing ari kuri Instagram, Facebook, LinkedIn. Hose amazina dukoresha namwe ni Rubavu Real Estate. So twagarutse nanone abantu muduteze yombi muri mu Rwanda, mu turere twose muherereyemo tw'igihugu cy'u Rwanda, mugubwe neza. Abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda namwe mwese mukomeze kugubwa neza. Hano turi Rubavu Majengo. Ntaribagirwa amazina yanjye ni Josiane guturuka muri Rubavu Buy and Sell Limited. Turi Rubavu Majengo, twabazaniye inzu itaruzura neza. Ni inzu ifite salon na salle à manger, ikagira ibyumba 4 mu nzu, douche 2 na toilette 2 mu nzu, ikagira igikoni mu nzu, ifite igikoni cyo hanze, douche yo hanze, toilette yo hanze, ikagira n'akazu ko hanze umukozi cyangwa umuzamu yararamo. Tugiye ko hatemberana mbereke ukuntu ari hanini. Iyi nzu iri mu cyanza gifite metero kare 300. Turi kuhatangira $70,000,000 ukazahabwa inzu yawe yuzuye neza. Murabona ko ikibura cyonyine ari finissage, ari inzugi, amadirishya ndetse igipangu nacyo ngira ngo murakibona na amatafari ahiye. Urabona ko ari ahantu heze cyane, ni ku muhanda metero nka 20 kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo. Na ahantu heza cyane, ngira ngo mukabona muragiye kuza dutemberane turebe abikorwa by'ubwubatsi bigeze. So come with me mbereke ukuntu ari ahantu wagura ntuzigere wicuza. Na ahantu heza cyane rero. Iyi quartier ni nziza cyane ndetse ni ku muhanda, ntago transport igoye. Ngira ngo murabona aho ibikorwa byo kubaka bigeze. Hano ni mu gikari, ibikorwa birarimbanije byo kubaka. Yako murabona ko ari igikari kinini kisanzuye, ya douche na toilette byo hanze navugaga dore ni ibi, ndetse n'igikoni cyo hanze na n'inzu navuga iyo umukozi cyangwa se y'umuzamu uzaba urinda igipangu. Urabona ko rero ari ahantu heza mu nzu, naho ibikorwa birarimbanije byo kubaka. Ni muri quartier nziza cyane. Duhamagare mu bambere tubigufashemo. $70,000,000 ukazahabwa inzu yawe yuzuye neza, ibintu byose byararangiye. Duhamagare kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, cyangwa se utwandikire ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha Rubavu Real Estate, cyangwa se udusange ahantu dukorera mu mujyi wa Rubavu. Inyubako yubatse iruhande rw'isoko, etage izwi nka etage yo kwa Habibu. Dukorera muri floor ya mbere, ukihagera ibyapa birahari uhita ubona office yacu. Rubavu Buy and Sell Limited turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibanza n'amazu. Usibye n'ibyo tubafasha kubigura no kubigurisha mu buryo bwiza, bwizewe kandi bwihuse. Tukabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, tukanabafasha no kuzamamaza. Muduhamagare cyangwa mutwandikire aho waba uherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda, akarere waba urimo kose, cyangwa se uri hanze y'igihugu hose turagufasha. Your trusted real estate partner, we always here.